Yes, nanone ni muri Mashariki Award Film Festival. Aka kanya turi kumwe na Nyambo, ibihembo bya biri gutangwa bigeze ku musozo. Nyambo, mbere na mbere, ano marushanwa cyangwa se no festival, ni festival wabonye ute, cyane ko mu marudi show yose wagiye uyanyuramo, wabonye imeze gute? Ni festival yateguwe neza, ifite abayobozi beza, twanakoze n'amarodi show meza, tugenda duhura n'abafana bacu. Burya nyine bufite abafana benshi bagiye batandukanye, ariko iyo ugize amahirwe yo kujya ahantu hagiye hatandukanye ugahura nabo, ni umugisha. Nibwo ubona urukundo bagukunda, nibwo ubona akazi ukora ukuntu nyine ari umugisha ku bandi bantu, cyangwa ibikorwa ukora binezeza abandi bantu. Mu turere twagiye tuzengurukamo na akahe kare bakwakiriye bikakurenga ukavuga ati wow, ntabwo ibintu nari mbyiteze? Ni twose banyakiriye neza. Cyaziro disho yanyeretse ko mfite ikintu cyitwa abakunzi kabisa. Huyeho banyuzeho mbura nuko nambuka, ni umugisha n'ukuri. Iri joro ry'ibihembo ryo ni joro ryagenze gute kuri Nyambo? Uburyo yatekerezaga ibintu ko biza kugenda niko byagenze? Ni nka kangahe ku ijana y'uko utekereza ko byari kugenda? Of course ryagenze neza, ntago ngewe natekereza uko ribugende, ko sinjye uritegura. Ryagenze neza, abariteguye uko babiteguye byagenze neza kandi byari byiza. Ariko nawe wari umwe mu ba actress bari guhatanira igihembo cya People Choice, ariko ntago wagize amahirwe yo kucyegukana. Ni icyo ubivugaho? Ntago nigeze nshora, kuko ngewe already I have my car. Nanjye mfite imodoka. Ikindi kandi abafana nyine, ubwo abafana banjye basanga bakennye, ubwo utaha bazaba bafite amafaranga yo gushora. Ariko ni ukuri umuntu wayegukanye nawe Shizidavi arayideservinga kuba yayegukanye, ni byiza kandi ni umugisha, kandi yarakoze of course. Sava kunze kuvuga ngo amatora yo gutoresha abafana ngo batange amafaranga akwiye kuvaho, ahubwo ba nyiri iyi festival cyangwa se nyiri gutanga ibihembo bakareba umuntu wakoze neza, akaba ari bahereza icyo gihembo, niba ari imodoka cyangwa se iki. Urabona ariko byakwiye kugenda, cyangwa n'amafaranga nta kibazo agumyeho? Biterwa nyine n'ababiteguye amahitamo yabo, ariko bivuyeho byaba byiza, kuko hari igihe usanga wenda ufite abafana benshi ariko badafite amafaranga, ugasanga wenda cyangwa se nawe ntayo ufite yo kwishoramo, kandi bivuge cyangwa se wabona nayafite, ariko nyine icyo gihe uba wiyeretse urukundo, kandi turi mu kwerekwa urukundo n'abantu still. Mu mboni zawe